Buri kintu cyose gisaba igihe kugira ngo gitange umusaruro mwiza. Muhaye ikaze kuri Den cyangwa se Dusengumuremyi Emmanuel 9. Reka nihanganishe umuntu utameze neza muri uyu mwanya, nakomere kandi ejo cyangwa se ejo bundi bizaba byiza kurushaho. Buri gihe dukunda kwihutisha ibintu ndetse tugashaka ko ibintu byihuta, ariko buri gihe ibintu byiza bisaba igihe kugira ngo ubone umusaruro urambye. Umuntu atera imbuto mu butaka nta cyizere ko urubuto ruzazamuka mu butaka. Urubuto iyo ruzamutse mu butaka nta cyizere cy'uko ruzazamuka rugakura neza nk'uko bikwiriye. Iyo ruzamutse mu butaka rukenera urwitaho kugira ngo rukomeze ubuzima, bigasaba igihe n'umwanya kugeza igihe rutangiye umusaruro. Natwe dukenera abatwitaho bakaduha urukundo. Burya umutima utuje utuma umuntu atanga umusaruro uhagije. Ntushobora gukora ikintu runaka ngo gitange umusaruro. Ibintu byose wakora byatanga umusaruro mu gihe ubihaye umwanya kandi ukabikorana umutima utuje. Umutima utuje ni ifumbire y'ibyiza byose tugeraho. Bituma tugira umutima ukomeye. Gerageza ube ifumbire ya buri muntu wese cyangwa se ya buri umwe wese, utange imbuto nziza zizavamo imbuto nziza z'ejo hazaza, zizatanga umusaruro urambye ejo hazaza. Mwari kumwe na Den cyangwa se Dusengumuremyi Emmanuel 9. Ndagusaba gukora subscribe kuri iyi channel kugira ngo ujye ukomeza ubone amagambo meza akubaka kandi aguha icyizere cy'ubuzima. Subscribinga, urayikinge, unasharinge, uraba utanze umusanzu ukomeye kuri uyu muyoboro ndetse umenywe n'abantu benshi. Murakoze.